Yes, reka twizere ko meze neza. Abantu mwese mukomeje gukurikira Taremwa David. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ku kintu tugiye kureba ibyiza byo gupfa. Buriya murabizi ko Yesu nawe yapfuye. Ibyiza byo gupfa ni byinshi. Advantages of death cyangwa se advantages of die. Ibyiza byo gupfa. Gupfa, ikintu cya mbere cyiza cyo gupfa no kuba wiganye Yesu. Yesu nawe yarapfuye, murabizi yuko banamuhambye mumva wenda we yamaze iminsi 3, ariko abandi bo baragenda bakabahamba bakagumayo paka. Icyiza cyo gupfa rero nuko uba wiganye Yesu, kandi Yesu aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye mukore nk'ibyanjye. Ikindi rero cyiza cyo gupfa nuko buri iyo upfuye ujya mu ijuru. Abantu bizera iby'Imana murabizi yuko iyo umuntu apfuye nta handi ajya usibye mu ijuru. Iyo agize amahirwe akazuka, Imana imwereka ibyiza yakoze cyangwa se ibibi yakoze, ubwo bitewe n'ibyinshi ajyaho nyine aho byabaye byinshi biri. Niba ibyiza byarabaye byinshi ubwo nyine ajya mu ijuru. Ikindi cyiza cyo gupfa ni uko bifasha nyine mu kugabanya abantu bari mu isi. Urabona yuko isi yaruzuye, Bibiliya iravuga ngo mubyare mwororoke mungane nk'umusenyi mu mazi. Ariko rero twuzuye isi ku buryo hari abantu benshi badafite aho baba, hari abadafite icyo kurya, icyo kwambara, kubera ibiri mu isi bifitwe n'abantu benshi. Muri make isi yaruzuye. Gupfa rero bituma isi igabanuka ikabaho neza, kuko urabona yuko isi iyo yuzuriranye abantu ari benshi n'ibintu biba bikeya. Ibihugu, inzara, intambara, kubura ibyo kurya n'ibyo kwambara, kubura uko wakiga, byose no kubera ko abantu ari benshi mu gihugu. Ikindi cyo gupfa bituma tuvuga wenda nk'iyo umuntu apfuye inaha, umuntu ukora ubwa boda bituma abona amafaranga nyine agaheka abantu bajya kuzika nyine. Wenda njye niba afite piki nkora ubwa boda, uwo munsi nzabona abantu nyine bambwira ngo tujyana ahapfuye umuntu urahazi, ahitwa ahangaha urahazi, nimba amazi rero nzabaheka mbatware bajye kuzika, nkomeze mbashombe nyine nkorera amafaranga. Muri make gupfa ni byiza ku muntu ufite piki iyo akora ubwa boda. Nako n'imodoka nabwo yayabona, kuko n'imodoka barazitega benshi. Hari igihe umuntu apfa nk'ahantu kure bikaba ngombwa ko utari butege moto, ahubwo kuri ubanza ugatega imodoka ikakujugunya aha, ubundi ugafata boda. So rero gupfa bishobora kutuzana amafaranga mu buryo bumwe cyangwa uburyo bwinshi. Turacyarimo kureba ku bintu byiza byo gupfa. Murabizi ko na Yesu gupfa ni ibintu yemeraga cyane. Nubwo yazuraga Lazaro, ariko Lazaro nawe urabizi ko yabanje gupfa. Reka tugaruke mu kanya. Turacyari kumwe nanjye David Taremwa. Ku buhanga bw'ibyuma hari Diana. Tuzere yuko hari Diana ku buhanga bw'ibyuma. Diana nawe yadufashije mu gutegura iki kiganiro. Ibyanditswe byinshi byo muri Bibiliya murabizi ko nta muntu ugomba gutinya gupfa. Gupfa ni inzira nziza yo kujya mu ijuru. Udapfuye ntiwazuka, ntabwo wajya mu ijuru uri muzima. Ubundi nta muntu wigeze ujya mu ijuru ari muzima, kuko use watega indege se wamera amababa ukazamuka. Buriya n'inyoni zijya zigerageza kujya mu ijuru bikazinanira, zigera hejuru zikaroha zikagaruka. So rero kujya mu ijuru ntabwo byoroshye, ubanza gupfa ukanyura mu nzira Yesu yanyuzemo. Usibye ko Yesu we yapfuye iminsi 3 arazuka, ariko twebwe sinzi niba twapfa iminsi 3 tukazuka, kuko y'abantu benshi babazitse bagumayo mpaka twese tubakorera ikintu tubibuka. So rero nizere ko meze neza. Tugaruke mu kanya, ndakira telefoni ku murongo wa Modern Voice TV, turebe uko abantu bagenda batanga ibitekerezo na comment kuri iyi ngingo. Turimo kureba advantages of death, ibyiza by'urupfu, n'iki icyiza cyo gupfa. Muri kumwe nanjye Taremwa David, reka tuze mu kanya.